dukomeje kubasuhuza mwebwe mwese, tubashimira dushimira n'Imana yadushoboze twese kuba hamwe mu izina ryayo rihabwa icyubahiro. Uwo mugiye kubana ni mwene so Ntakirutimana Emmanuel. Rero reka aho muri tudatinze mwubahe Imana, dusenge, hanyuma tubabwire insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya. Dukomeje kuguhimbaza Muremyi wacu kubw'ibyiza byinshi dukorera, n'uyu munsi niko wabigenje nk'uko usanzwe bidukorera, habwa icyubahiro. Maze kutwigisha ko twakifata tukera imbuto z'abababariwe, tukahangana n'ibigeragezo mu buryo bwiza wagennye. Urakoze, uhimbazwe by'iteka ryose. Tugiye gukomeza tumenya n'ibiriho kugira ngo tujijuke, tubere mwarimu wirengagije intege nke, ubujiji n'ibyaha n'ububi, ahubwo tubabarirwe nawe, duture mu maraso y'umuhungu wawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganirira hamwe twiga ubuhanuzi, nk'uko twanakomeje kujya tubibasezeranira. Uyu munsi turavuga itorero rya Simuruna n'irya Perugamo. Ni muri ya nsanganyamatsiko itubwira icyo twigira kuri ayo matorero uko ari abiri. Yenda kuko ku bagize amahirwe bize itorero rya Efeso, bagize amahirwe yo kubikurikirana, rero hari iby'ingenzi turi busubiremo kugira ngo wowe ubyumvise bwa mbere ugendane n'abandi. Nuko ibyashiye igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4 ahavuga amatorero 7, hababuze itorero rimwe rya Kristo ryabayeho mu bihe 7 bitandukanye, ntabwo ari amadini 7. Ubwo rero igihe cya mbere cy'intumwa aricyo cya Efeso twarakize bihagije. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe Perugamo, Simuruna na Perugamo, ibyo bihe 2 byakurikiye Efeso, nabyo tumenye ibyabyo. Ibivugwa muri ibi bice byombi by'ibyahishuwe 2 na 3 nibyo mwarimu wo kutwigisha ibijyanye n'amatorero 7. Ngaho ndasoma ibyahishuwe 2 mpere ku murongo wa 7, ahanditse 8, wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti: wa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Nsomye birebire ariko turi bubigarukeho. Twabonye ko itorero rya Efeso nk'itorero ryatangiye ahagana muri 31 kugera mu 100. Ibivugwa muri ryo ni ziriya ntumwa zabanye na Yesu n'izindi zazikurikiye, ariko muri iyo myaka 100. Iri torero rya Simuruna nabo ni abakurikiye intumwa, ariko murankundira tubyige mu buryo butatu. Reka tuvuge amateka y'iri jambo Simuruna cyangwa se uyu mujyi Simuruna. Reka tuvuge icyo ayo mateka ashushanya mu by'umwuka, twongere tuvuge icyo Bibiliya yivuze aricyo tumaze gusoma. Tutagiye kure, iri jambo Simuruna ubwaryo birasobanuye ngo ni ishangi cyangwa se igihumura neza. Ubwo kubazi utuntu n'utundi, ishangi ubwaryo ni ikimera gihumura. Ishangi ni ikimera gihumura, njye ndayizi ndayibonye, ariko kigahumura cyane ugikubaganiye, ugihonyoye, ukivuyanze, ugisekuye, ugitwitse, nibwo cyahumura cyane. Ku buryo yenda ntanze nk'urugero, habaye impamvu ituma ishangi yibwa,
abari guronda n'abari gushakisha uwayibye bagera hafi ye akajugunya mu ziko ati yendishye be kuyibona, nibwo ahubwo aba abafashije mu burari kuko bahita bamugeraho bwangu kuko impumuro yayo iratama cyane. Ubwo ishangi ni ikimera gihumura muri rusange, ariko kikarushaho guhumura ariko umuntu acyangirije. Iri jambo simuruna nk'uko twize ya migi yari itondetse ku nzira yari mu Aziya nto, uhereye Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuwatira, Sarudi, Philadelphia, nk'uko tuzagenda tuyiga. Ibyo twabisomye muri Prophet and Kings 71, twabisomye mu byakozwe n'intumwa Icyongereza 281. Iranzira y'ubucuruzi yari muri Aziya ntoya. Uyu Simuruna wari umujyi wa kabiri wo kuri iyo nzira, wabayeho kimwe na Efeso imyaka 100 imbere y'ivuka rya Yesu. Uko bamenyereye ubuhanuzi muri kubyumva cyane, ni mu myaka 100 imbere y'ivuka rya Yesu. Uyu mujyi nawo ubwawo kubaza utuntu n'utundi, ubu tugenekereje aho wari uri ubu ni naho bita Izmir muri Turukiya. Hara muri Turukiya naho Simuruna yabarizwaga. Amateka y'ababazi b'inkuru batandukanye n'ibitabo bitandukanye bakatubwira ko habaye ibishyitsi muri uwo mujyi, cyane ko yegereye inyanja. Mujye mubona ko ibintu by'ibishyitsi n'iruka ry'ibirunga hara muri Turukiya birahakunda. Habaye imyuzure, habaye gusahurwa, habaye kugabwaho ibitero no gutwikwa, byinshi ugeranije n'ibyabaye mu yindi migi tuziga. Ariko abahanga bagenzuye ngo basanze nibura umujyi ugaragaraho izo nyubako za kera z'akaranga ka kera ni Simuruna yahuye n'ibyo byago kuruta iyindi yose itaragize ibyo byago. Mbese nawe byumve, hamwe n'ibyago yagize niyo ishobora kugaragaza izo nyubako za kera cyangwa ayo mateka ya kera ntiyahanaguweho, ikarusha indi migi itaragize ibyo byago byose. Ubwo nongera mbihuze, ishangi ikimera gihumura muri rusange, ariko kikarushaho guhumura ucyononnye cyangwa ucyangirije. Simuruna umujyi wagize ibibazo, ariko karusha itaragize ibyo bibazo kuramba. Ubwo ibyo nibyo bike twavuga ku basoma ibitabo bitandukanye bagiye basoma mu mateka y'abagerageje guhuza ubuhanuzi. Noneho ibyo bifite icyo byari bivuze mu by'umwuka. Twababwiye ko mu gihe cya Efeso itorero ryari mu karengane. Akarengane kari gakomotse kw'ibi bikurikira: n'Abayuda barenganyaga abigishwa ba Kristo babanje kwaka uburenganzira ku Baroma. N'Abayuda barenganyaga abigishwa ba Kristo ariko babanje kubisabira uburenganzira kuri leta y'Abaroma. Bibutsa ko kubaza utuntu n'utundi, Abayuda bari mu butware bwa leta ya Roma, ndetse bafitanye n'imikoranire, nubwo batayikundaga ariko bari bafitanye imikoranire. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Icyongereza ni 253. The Jewish religion was under the protection of the Roman power. Idini y'Abayuda yari ikingiwe ikibaba cyangwa se yari yishingikirije ku bubasha bw'ubutegetsi bwa Roma. And the accusers of Paul thought that if they could, ntabwo ndajya muri byinshi, ahubwo ni mu byumve ngo idini y'Abayuda yari ikingiwe ikibaba, yari yishingikirije ku butegetsi bw'Abaroma. Ibyo byabahaga uburenganzira bwo kujya kurega aba bana b'Imana, bakabajyana mu nkiko bakabakurubana, uwo bashaka kugira nabi wese bakajya kubisaba kuri leta y'Abaroma. Noneho rero abo muri Efeso bararenganijwe, twarabibabwiye, bigeze Simuruna, ako karengane karakomeza ku mujyo nk'uwo muri Efeso, ariko hari igihe cyageze ka karengane kaba gashishana cyane. Bibutse ko iri zina Simuruna bivuze ishangi,
bivuze ikimera gihumura ariko kikarushaho guhumura ucyangirije. Yesu yashimye kuryitirira itorero rye ryo ku isi yose ry'igihe runaka rihera ahagana mu 100 kugeza muri 313. Abo rero bari abakomoye ubutumwa n'amakuru y'ibya Yesu ku ntumwa, intumwa zose zitagihari, kuko intumwa ya nyuma Yohana yapfuye ahagana muri 98, hagati ya 98 n'ijana inyuma y'ivuka rya Yesu. Rero iyi Simuruna, abo bana b'Imana bakomeje kurenganywa, ariko uko bishumwe hakihana 100. Ubwo namwe mwibuke ishangi ikimera gihumura muri rusange, ariko kikarusha guhumura ari uko ukigiriye nabi. Ni kwaba nabo iyo wabaga ukoze kuri umwe hihanaga 100 cyangwa 100 menshi, kubw'ibyo ntibajyaga gushira, bari kugwira, kubagirira nabi bikaba kubagwiza. Ibyo ndabisoma intambara ikomeye, ndasoma y'Igifaransa, ni ikigwa cya 2, akarengane mu binyejana byabanje, page 42. Les efforts de Satan pour détruire l'église par la violence étaient inutiles. Imbaraga za Satani cyangwa se imihati ya Satani yo gusenya itorero akoresheje akarengane yamubanye imfabusa. Les grands conflits dans lesquels périssaient les disciples de Christ ne s'arrêtaient pas avec la vie de ces fidèles témoins tombés à leur poste. Intambara ikomeye abigishwa ba Kristo barimbukiyemo ntabwo yagiye irarangirana n'ubuzima bw'izo ntungane zabaga ziguye ku murimo wazo zihamya ukuri. Apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Nubwo byasaga nkaho batsinzwe uruhenu, ariko barabaneshe. Les serviteurs de Dieu pouvaient mourir, nukuri abagaragu b'Imana byarashobokaga ko bapfa. L'évangile continue à se répandre et le nombre de ses adhérents allait en augmentant. Ariko ubutumwa bugakomeza kwamamara kandi umubare w'ababuyoboka ukagenda wiyongera. Il pénétrait même dans les régions demeurées inaccessibles aux aigles romaines. Bwaragiye buracengera, bwinjira no mu birere igisiga Roma cyari kitaragakandagizamo akarenge. Un chrétien disait à un empereur païen, hari umukristo umwe wabwiye igikomangoma cy'igipagani ati, condamnez-nous, crucifiez-nous, torturez-nous, broyez-nous, votre injustice est la preuve de notre innocence. Nimuducireho iteka, nimutubambe, nimutwica urubozo, nimudusye, gukiranirwa kwanyu ni ikimenyetso cyo gukiranuka kwacu. Mais vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. Ariko karengane kanyu nubwo gashishana ntacyo kadutwaye. C'est un attrait de plus que vous ajoutez à notre religion. Ahubwo akarengane mudukorera ni ishema muba mwongera kuyoboka Mana yacu. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Uko mudusarura cyangwa se uko mutwica niho turushaho kugwira. Les sangs des chrétiens est une semence. Amaraso y'abakristo bicwa ni imbuto yera abandi. Icyo byashushanyaga rero rirazi nishangi uramugi n'ibyababayeho, aho kugira ngo usazuhe n'ukahubwo karamba kurusha indi. Ishangi aho kugira ngo uyitwikwisekure ahubwo yicogoza ahubwo akaba rwirushaho guhumura. Niko akarengane bakorewe bano bantu, aho kubatsemba karabagwije. Nicyo byashushanyaga mu by'umwuka. Noneho turimuka tuvuge icyo Bibiliya ibabwira. Bibiliya twayisomye ariko ndayivugaho ibintu bitari byinshi. Yesu yabwiye abisimuruna ati, nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Uko kwivuguruza iyi contradiction ntabwo ibaho. Kuba uri umutunzi kandi bamaze kumenya amakuba n'ubukene, anza amakuba n'ubukene, ariko rero uri umutunzi. Ibi icyo byari bivuze kubasoma, kuko dusobanura iby'umwuka dukoresheje iby'umwuka bindi. Ndabibutsa itorero rindi tuziga ibyashe 3:18 rya Laodikiya. Hari ibyo babwiye ngo ngure zaba yatunganijwe mu ruganda, ngure muto gusiga ku maso, ngure imyenda yera. Nge natinda gusa ku zaba yatunganijwe mu ruganda ngo ubone uko uba umutunzi. Ibitabo bibisobanura byinshi birimo ibyo bamwe muri mwe mwasomye.
irazabu yatunganijwe mu ruganda no kwizera n'urukundo, no kwizera kandi gukorera mu rukundo. Nibyo byajyaga gutuma Laodikiya iba umutunzi. None hano baravuze ngo nza amakuba n'ubukene ariko rero umutunzi. Ndasubira inyuma gato, byashuye 2:5 Efeso baragawe ngo waretse urukundo rwa mbere, waretse urukundo rwa mbere, ibindi byari sawa. Icyo bagawe rero byinjiye muri iki gihe cya Simuruna cyarakosotse, bagira rwa rukundo. Niyo mpamvu rero bavuga ngo nabatunzi, nabatunzi mu kwizera n'urukundo, nabatunzi mu gukiranuka, nibwo butunzi bavugwagaho. Amakuba n'ubukene byo ntabwo ari ubukene bw'ibijumba, oya, ahubwo mu gitabo cy'intambara ikomeye n'ubundi byari bisobanuye akarengane kandi nta kirengera. Page 41 à travers ces cruelles persécutions, muri ako karengane gashishana, les témoins de Jésus gardèrent la foi. Aba bahamya ba Yesu bagundiriye kwizera kwabo. Privé de tout confort, aha niho nashakaga, banyazwe igisa n'ubufasha n'ubutabazi cyose. C'est vrai, de la lumière du soleil, dans des sombres mais hospitalières profondeurs de la terre, il ne profère aucune plainte. Nta n'umucyo w'izuba bemererwa kugeraho, bari iyo hijimye mu byobo bari bafungiwemo, cyangwa se iyo bari barahungiye iyo mu mavumo yo mu isi, nta nubwo bajyaga bivovota. Yenda icyo ngiye nashakaga ni rivuze ngo c'est vrai de tout confort. Nta musada, nta bufasha, nta kirengera, nta butabazi ubwo aribwo bwose buva mu isi. Nuko bari bahagaze bameze. Niko kubwirwa rero ngo mwabantu mwe, nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, nuko kurengana nta kirengera. Ariko rero baravuze ngo uri umutunzi, nuko bakiranukaga mu ijambo ry'Imana. Nibutse abazigaye amatorero yose bakagira amahirwe yo kuyakurikirana. Iri ni ryo torero ryonyine ritagawa cyangwa se ritagira n'agasa n'umugayo. Efeso yagawe kure ku rukundo rwa mbere, iri ntacyo rigawe. Irizakurikiraho Perugamu rizagawa ko rifite bya Baramu na Baraki. Irizakurikiraho Tuwatira rizagawa ko rigifite Yezebeli. Irizakurikiraho Sarudi rizagawa ko rifite izina ry'ukuriho nyamara akaba ari intumbi. Irizakurikiraho Philadelphia nayo nta byaha, ariko ryarabwiwe ngo nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Bivuze ngo hari byinshi bitari rizi, kandi ubwo mu bazabyiga bazabibona. Kuko ryavuze ibyo kuza kwa Yesu, ariko habaho akantu gato. Irizasoza rya Laodikiya ryo riri ku bukumbukumbu, kuko ryo ryarabwiwe ngo ntukonje ntubize ngiye kukuruka. Ariko aba bo ntacyo bagawa, ni abatunzi bafite urukundo no kwizera. Ikindi turavuga muri Bibiliya, naha ijambo ry'Imana ryavuze ngo ikindi ngushimira ngo nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ukabona ko ari ab'isinagogi ya Satani. Bazasoma Abaroma igice cya 2 uhereye ku murongo wa 28 kugeza 29. Ariko turutse ruguru mutwe amagambo aravuze ngo ni umuyuda nyakuru wari we. Muyuda ubundi bivuze ushimwa. Kwiyita ushimwa rero no kubushimwa n'ibintu bibiri bitandukanye. Iri torero naryo abo mu gihe cyaryo bari bagikomeje guhangana n'idini y'Abayuda, n'ubundi yari gikomeje kwiyita kwikorera Imana. Ariko ubwo Matayo 27 uhereye 5:1, igihe umwenda wari ukingirije ahera watabukagamo kabiri, mbibutse ko Yesu ari gupfira ku musaraba. Gahunda, ibitambo n'amaturo byose byashanyaga Yesu, izo gahunda zari zirangiye. Ariko barakomeje kubikora kandi bitagira ubusobanuro, kuko byashushanyaga yari yiyizeye kandi apfuye. Rero ntabwo ibi bigarukira aha gusa, ahubwo byanatambuka no kuri nge nawe, kwivuga ko uri uw'Imana uri kubikoresha akanwa kawe, no gushaka kwishushanya ukigira uw'Imana werekana ibyiza byanogera abakureba inyuma. Ibyo ntibihagije nko kuba uw'Imana koko bikomotse ku mutima. Rero ibi nabyo barabibwiwe
bari beza kuko bari baragenzuye n'aba biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo bakabona ko ari ab'isinagogi ya Satani. Mbibutsa ko muri Yohana 8:44 Yesu niwe wari warabwiye abayuda ngo mukomoka kuri so Satani. Kandi Satani suko yari yarababyaye mu mubiri, ahubwo imico ye ngo yaherekera kose ari umwicanyi, ni umunyabinyoma. Mbese yaberekaga ko ubwo ari abanyabinyoma nk'umubeshyi Satani, ubwo ari abicanyi nk'umwicanyi Satani, ubwo ari abagambanyi nk'umugambanyi Satani, bikwiyita bene Aburahamu ahubwo ise ni Satani. Aha rero mu iri torero abameze nk'abo bari bagihari mu mashami atandukanye. Irindi jambo Bibiliya yatubwiye, yavuze ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Iyo nzagihe muyizirikane, ibyo ugiye kuzababazwa. Uhita ubyumva ko bitandukanye n'ibyo bari bari kubabazwa. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi mubabazwe, muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ibi bivuze ngo ibyo ugiye kuzababazwa. Reka mbihuze neza n'abiga igice cya 6 cy'ibyahishuwe, ahavuga ibimenyetso 7. Mbibutsa ko ikimenyetso cya mbere haje ifarashi y'igitare uyicayeho ahabwa umuheto ngo agenda anesha kandi azahora anesha, birabivuze itorero rya Efeso. Ariko ikimenyetso cya kabiri ngo haje ifarashi itukura cyane, iyo cyane muyishyireho, ifarashi itukura cyane, uyicayeho ngo ahabwa inkota ngo ndende. Urumva ko yari afite ngufi agahabwa ndende. Ifarashi ziratukura ariko yo itukura cyane, nta kindi bisobanuye. Birahuye n'ibi mvuze. Ibyo ugiye kuzababazwa, mbisubiremo, uhere mu gihe cya Efeso bari basanganywa akarengane k'abayuda batabakunda, ariko bakakabakorera babanje kwaka uburenganzira ku Baroma. Noneho bigeze mu mwaka wa 303 i Roma himye umwami witwaga Diyokeresiya, yanga abana b'Imana, aca iteka ararisinya ko babica uhereye ku ruhinja ukagera ku musaza, ntawe ubanje kubimwoshya, ahubwo we yimye ari umupagani ubanga. Ategeka ko bicwa hadasigaye n'akangana urwara. Noneho rero akarengane bari basanganywe nibura kanyuraga mu mizunguruko miremire, iminsi ikaba yicuma, kuko byasabaga ko ubashaka ajya kubisaba. Noneho uyu we aciye iteka ko babarangiza. Niko karengane gashishana kamaze iminsi 10. Iminsi 10 birasobanuye ngo ni imyaka 10. Ibyo byanditse kubara 14:3-4, byanditse Ezekiyeli 4:6. Aho hose havuga ko mu buhanuzi, iyo twiga iminsi ya gihanuzi, umunsi mu buhanuzi uhwanye n'umwaka. Aho tuvuze umunsi ari ubuhanuzi ubuhwanye n'umwaka. Ubwo mbivugiye ko muri bire harandi havuze umunsi ari umunsi atari ikindi. Rero uwo mwami wimye 303 kugeza hanguwe na Constantine 313, iyo myaka 10 yayimaze ari gucura inkumbi abana b'Imana. Nibyo bari babwiwe rero ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Kara karengane kadasanzwe gatandukanye nako bari basanzwe bari kurengana. Niyo ya nkota ndende, niyo kwa gutukura cyane, ni imeneka ry'amaraso menshi, si ikindi. Noneho nguko ko Simuruna byagenze. Noneho uko twiga aya matorero, ibihe byose ikiba kigenderewe ni ukumenya inyungu tuvanyemo cyangwa se ibyo twabigiraho. Nkuko tuzakomeza no kubibona, reka mbabwire yenda mbibateguze. Igihe cyose itorero ry'Imana ryabaga riri mu kaga n'akangaratete, iby'umwuka byabaga bihagaze neza mu mitima yabo. Igihe cyose itorero ry'Imana ryabaga mu mahoro n'umuteto n'umudabango, iby'umwuka byajyaga bihagarara nabi. N'uyu munsi wa none abantu b'Imana bajya babaho imibereho migufi yoroheje, ndavuga mu buzima bwo mu isi, ariko Imana yabatera iteka bakazamurwa mu ntera, faranga kaboneka, cyubahiro, kwamamara, gukomera, bagatangira kugirira isoni by'Imana yabagejeje aho ngaho. N'itorero muri rusange iby'umwuka bigatituka, bigacuyuka bitewe n'uko abantu baguwe neza kandi badamaraye.
kwitanga kukaba guke, gusenga kukaba guke, kwishingikiriza ku Mana kukaba guke, gukiranuka kukaba hafi ya ntako, bitewe n'uko kugubwa neza n'umudamararo bijya byica ubwenge cyane cyane bw'iby'umwuka. Rero iki tugomba kuba maso. Ababo akarengane karabagwije, birababaje kuri nge nawe tutashobora kwihangana ngo dushinyirize iyo Mana tuyubahe itabanje kuzunguza ngo izana akarengane. Ubwo rero niba ikidukunda nge nawe ni hahandi, ubwo urumva ibyatuma tuyegera byose izabikora. Muri Yohana haranditse ngo icyo mpfa ni kimwe nuko mwera imbuto nyinshi. Iyo inzira byaba byanyuzemo ibyo nta kibwiye Imana, ikipfa no kwigwa ku musaruro mwiza wo kukubona. Rero nge nawe reka twigire muri iri torero, tureke kwegera Imana binyure mu kaga n'akangaratete, nituyegere kare tugume tugubwe neza, ko n'amahoro irayakunda tukayikorera dutuje. Icyo ni kimwe twigira muri iri torero. Ikindi twigira muri iri torero rya Simuruna, hariya havuze ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Hasoje havuga ngo uzajye ukiranuka uzageze ku gupfa. Abantu benshi muri iyi minsi ya none bajya babakiranutse. Mu gitabo cyitwa Guhamagara kwacu gukomeye nibo bavuze, ni page 226, ngo hari abazaba inyangamugayo gusa ariko bitarakoma mu nkokora inyungu zabo. Naho impamvu yose yakora ku nyungu ze azaba indi manganya n'indi magizi. Hari abantu bazihanganira kuba mu byizerwa gusa ariko bitatunzwe urutoki rw'agasuzuguro. Hari abantu bazabivuga bakabyerereza ariko bumvise ko hirya no hino biri gushimwa, ariko kuvuga ngo babiburanire, babirengere, babiseseke, bishimwe, aribo barwanya urwo rugamba, batukwe, bakubitwe, Imana ishyirwe hejuru, benshi ntibabyiteguye. Noneho rero urugero rwo gukiranuka twe twahawe ni ugukiranuka tukageza ku gupfa. Ntabwo ari ukugeza ku bukwe, si ukugeza ku mirire, si ukugeza ku gutandukana n'imiryango yawe, ahubwo turasabwa gukiranuka tukageza ku gupfa. Uzajye ukiranuka uzageze ku gupfa. Bana b'Imana, reka iyi Simuruna duse n'abayicumbikiye ahangaha, ariko hari byinshi twakayigiyeho. Abantu ntibakagiye binubira ko iby'Imana byatungwa urutoki rw'agasuzuguro, kuko na Bibiliya ubwayo yagennye ko ibyacu bizamenyekana tubwirije, tukagaragaza urukundo. Ni Yohana 13:3-5. Ibyo nibyo bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Rwose isi ishaka beza, isi ishaka ingirakamaro, isi ishaka abafite icyo bamaze, isi irabashaka. Ubutumwa nk'uko buri nitububwiriza kandi tukabushyira mu bikorwa nk'uko buvugwa, icyo kizatuma abana b'Imana bamenyekana. Nibyo byamenyekanishije abo mu bihe bya mbere. Icya kabiri, ntihazajya haburaho kwicanga. Ab'isi ntibatumenye neza, ab'isi ntibatumenye neza, nibyo Yesu yavuze ngo bazabajyanira abatware n'abami babashyira imbere yabo babampora, ngo muzaba abagabo bo guhamya. Kandi abantu barumva bagasobanukirwa, bazamenya ubutumwa bwiza nk'uko byagendekeye abo mu gihe cya mbere. Mu nkundire rero iri torero turisubike, nibura tubahaye bike mwaheraho mukomeza gusoma no gucukumbura. Reka twige itorero rya kabiri mu yo turiga none, ari ryo rya gatatu mu matorero 7, ni Perugamo. Perugamo, iri jambo Perugamo mu busobanuro bwaryo rirasobanuye ngo ishangi, rirasobanuye ngo ahirengeye, nicyo bisobanuye. Nk'uko twize n'indi migi, tukavuga amateka, tukavuga icyo bishushanya, tukavuga n'icyo Bibiliya ivuga. Reka duhere ku mateka. Aya mateka y'uyu mujyi wabayeho imyaka myinshi amagana imbere y'ivuka rya Yesu. Hariya kuri iriya nzira yo mwaziya nto nk'uko twatangiye tuyivuga. Uyu mujyi nawo ndavugaho inkuru zigera muri enye, muzasoma mu babazi b'inkuru batandukanye. Icya mbere ni uko koko wari wubatswe ku mpinga y'umusozi ahirengeye, ko byari bimeze. Icya kabiri
nuko umwami witwa Lisimakusi muri icyo gihe cya kera mbere y'ivuka rya Yesu yahabonye ubwiza ngo aza kuhabitsa ubutunzi bwe, ngo bituma abaturage b'uwo mudugudu bumva bakaze bishyira hejuru, bumva nabo bari hejuru kuko n'umwami yabitse iwabo. bati wadukoraho wadutunga urutoki twatabarwa ko ntiyahara ibyo bibitse mu mudugudu wacu. Nibutse abakunda amateka iyo mwami Lisimakusi mwamumenye neza mwize Daniyeli 7 mukigana Daniyeli 8. Mu nyamaswa enye arizo bami bane bazaduka mu isi bakayobora isi, iya mbere yari intare, iya kabiri ari idubu, iya gatatu ari ingwe y'imitwe ine, iya kane ari iteye ubwoba y'inyamaboko. Iyo ngwe y'imitwe ine niyo mvuga yari ubwami bw'Abagiriki. Iyo mitwe ine igihe Alexandre yarayoboye Ubugiriki imyaka mike cyane amaze kwigarurira isi, yaje gupfa. Amaze gupfa abajenerali be 4 bigabanya isi. Ubwo umwe ni Kasanda cyangwa se Kasandre, ni Lisimakusi, ni Seleyikusi na Ptolemy. Ptolemy yategetse Egiputa, ubwo twavuga ngo na Afurika. Noneho Lisimakusi uyu ategeka Aziya ntoya, Aziya Minere. Seleyikusi ategeka Aziya nini, Kasandre ategeka Ubugiriki, ubu twavuga ngo Uburayi. Ngo kuko bigabanije isi ubwo Alexandre yari amaze gupfa. Uwo Lisimakusi rero waherereye hariya muri Aziya ntoya niwe waje kubitsa ubutunzi muri uyu mudugudu wa Perugamo, ahabonye ubwiza no kwateye neza abaho bishyira hejuru. Uyu kandi niwe musoma mu Daniyeli 8 hariya mu gice cya 8 uhere 24 uhere umurongo wa mbere kwanza, ahavuga intama y'amahembe 2 ubwo n'Abamede n'Abaperesi, ahavuga ihene yaje y'ihembe rimwe ubwo n'Ubugiriki. Iryo hembe rimwe ni umwami w'Ubugiriki wa mbere Alexandre mukuru, Alexandre Regara. Riravunika mu kimbo hamerane arapfa, baba generali mvuze bigabanya isi. Kuri rimwe ashamikaho gato ubwo ni kwa Kasandre Buraya havutse ubwami bwa Roma. Nkirisito ibyo simbigiyemo ahubwo ni mu byumve ngo ayo mahembe 4 yameza havunitse rimwe harimo Lisimakusi wayoboye Aziya ntoya. Noneho yaje kuhabitsa ubutunzi. Ikindi ndavuga muri uyu mujyi wa Perugamo nuko hari kaminuza nkuru yigishaga abantu gusenga ibigirwamana. Iyi kaminuza yari yarakomotse he? Kanibutsa abakunda amateka n'ubundi muribuka igihe Kuro yafataga ubutegetsi 538 imbere y'ivuka rya Yesu, yatanze itegeko ryo kurekura Abisirayeli ngo batahe. Nezira 1 murongo wa mbere. Iryo tegeko ntabwo ryashyizwe mu bikorwa, ryasubiwemo na Dariyo. Nezira 6 umurongo wa mbere. No mu gihe cya Dariyo ntiryashyizwe mu bikorwa, ryasubiwemo na Aritazerusi. Nezira 7 umurongo wa 12. Ariko nubwo ryashyizwe mu bikorwa hashizaga he ugereranije n'igihe ryatangiwe, igihe yaritangaga ku ikubitiro ngo Abisirayeli batahe ndirishyirwa mu bikorwa. Ibigirwamana byose Abakarudaya bari baranyaze amahanga byo byararekuwe biragenda bisubira iwabo. Nibutse abatazi ibyo ndi kuvuga ko igihe cya kera iyo abami babaga bari mu ntambara z'ibihugu baraba abapagani, bizeraga ko baramutse banyaze imana y'igihugu barwanye nacyo kubwo tubaraga tw'iyo mana twiyongeye ku yabo. Niyo mpamvu mubona Abafilisitiya bishimye ubwo bari batwaye isanduku y'Abisirayeli y'Uwiteka nubwo yari igiye kubagwa nabi nk'uko mwabisomye. Noneho rero Nebukadineza igihe yigaruriraga isi agwana n'ibihugu runaka bitandukanye, yajyaga nyaga ibigirwamana byabo, arabinyaga abizana i Babuloni. Habaga byinshi cyane. Rero Kuro agifata ubutegetsi Abamede n'Abaperesi bakinjira, rya tegeko ricyura Abisirayeli ryo ritashyizwe mu bikorwa, ryashyize mu bikorwa itaha y'ibyo bigirwamana. Mu byumve ubwo ni hariya muri Irake, hariya mubona. Noneho Abakarudaya kuko nibo bari bahaturiye, ubwo kuba ari kureba kuri geography, Abamede n'Abaperesi bafite kapitali i Babuloni muri Irake hariya, ariko baturukaga aho hepfo mu kigobe cya Perse nyine baraje bafata ubwo bwami banahagira kapitali, ariko mw'ubwo bwoko bwabo batahatuye ari benshi.
ahubwo abakarudaya nibo bari bahatuye ari benshi basenga ibyo bigirwamana, icyokora bategekwa n'abamedi n'abaperesi. Noneho rero iryo tegeko ricyura ibigirwamana bigasubira iwabo byababaje abakarudaya, kuko nibo babisengaga, byaranazanywe na mwene wabo wahayoboraga Nebukadineza. Bamaze kubabara biha gukora umwigaragambyo bashaka kurwanya abamede n'abaperesi. Bararwana ariko ntibatera kabiri, barahunga urugendo rurerure baza gutura hano i Perugamo. Nibo rero bahashinze kaminuza yigisha gusenga ibigirwamana. Amakuru amwe avuga ko bahahuriye n'umuyuda witwaga Antipa, wayobokaga Imana yo mu ijuru. Nuko ababujije gusenga ibigirwamana ngo baramwica. Abanditsi bamwe bavuze ngo bamutetse mu kigirwamana cy'inyana bari barakoze gifite umwobo imbere, bamucomekamo bacana munsi, arapfa. Apfa azize ko atemeye iyo nyigisho n'iyo migirire yo gusenga ibigirwamana. Ngaya makuru yabaye muri uwo mujyi wa Perugamo. Noneho icyo yenda navuga nuko aya makuru afite ibyo ashushanya, n'iri zina rifite icyo rishushanya. Yesu yafashe itorero rye rihera 313 rikaza rikagera 538 inyuma y'ivuka rya Yesu, kuko aya mateka yo mbahaye yabaye kera imbere y'ivuka rya Yesu. Akurikije ibyo byabaye n'icyo bivuze, itorero rye ryo mu myaka mbabwiye y'inyuma y'ivuka rye aryita Perugamo, itorero rye ku isi yose. Icyo gihe cyitwaga Perugamo. Noneho yabitewe n'iki? Icyo byashushanyaga, murabona kuba ahirengeye abaturage bakumva bashyizwe hejuru n'uko umwami ahabitse ubutunzi bwabo, byari bifite icyo bivuze. Reka nsome igitabo cy'intambara ikomeye n'ubundi na nicya cyigisho, urupapuro rwa 42 n'ubundi haranditse ngo pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan songeait alors à une tactique nouvelle. Ashaka gutsinda neza intambara ye yarwanaga na guverinoma y'Imana, Satani yize uko yakoresha andi mayere mashya. Ubwo kubakurikiye muri Simuruna, amayere Satani yakoresheje arwanya Imana n'itorero ryayo kwari ukwica no kubashoraho akarengane. Noneho ayo mayere niba mukibyibuka yamubereye umwaku, kuko aho kubatsemba baragwiriye. Noneho kugira ngo abashe kunesha neza intambara ye yarwanaga n'ubutegetsi bw'ijuru, Satan songeait alors à une tactique nouvelle. Satani yashatse uko yakoresha andi mayere mashya. Nayahe rero? Dresser sa bannière au sein de l'église chrétienne. Yashatse uko yashinga ibendera rye hagati mu itorero rya gikristo. Compta que s'il pouvait séduire les disciples de Christ et attirer sur eux les déplaisirs de Dieu, il deviendrait pour lui une proie facile. Yarazi neza ko nabasha kuyobya abigishwa ba Kristo agatuma akabakururira uburakari bw'Imana, bazamuhindukira umuhigo umworoheye. Iri jambo muryumve, kandi ubwo turi kujya tugira ibyo twigira kuri aba batubanjirije, nawe ube maso. Tani yaravuze ati kubica sindi kunguka, ndica umwe hakihana 100. Kubabuza sindi kunguka, ahubwo niyo bari guhungira bari kurushaho kubyamamaza. Ndabigira nde? Ngo Satani ashaka uko yashinga ibendera rye hagati mu itorero rya gikristo, ngo azi neza ko nabasha kubayobya azaba basutse, azaba abateye kwikururira uburakari bw'Imana, nuko bagahinduka umuhigo umworoheye. Nuko byagenze. Yabigenje ate? Ubwo Constantine yari amaze guhirika ku butegetsi Diocletian, ngo hari ikintu cyamukanguye. Ababazi b'inkuru batandukanye bahuriza ko aya makuru ngiye kubabwira, ngo yabonye abami bamubanjirije baragiye bapfa impfu zidasanzwe, ngo we yanzura ko ari umuvumo watewe no kurwanya abakristo.
ibitabo bitandukanye batondetse ababami bakurikira. Hari Tarajani ngo waguye ku rugamba, hari Maximini ngo wishwe n'agahinda umwana we yamugeze inkota, hari uwitwa Septime Severi umwana we yaciye ku bwama akagwa igasi, hari uwitwa Galeri wishwe n'icyorezo, hari uwitwa Marco Aurel cyangwa se Marcus Aurelius bivugwa ko yishwe n'igisebe cy'umufunzo, hari n'uyu Diocletia bivugwa ko yiyicishije inzara, abandi banditse bavuga ngo yari yarwaye indwara yo mu mutwe, byanashoboka ni depression, yari yacanganyikiwe ngo abonye Constantine intara ze zose yazimunyaze. Noneho ngo Constantine amukuyeho agiye ku butegetsi, ngo yafashe akanya ko gutekereza, asanga nk'abami bayoboye ubwami bukomeye iza atari impfu bagakwiriye gupfa. Mu mutima aranzura aravuga ngo aba bapfuye bazize kurenganya abakristo b'Imana. Noneho ucyumva ibyo mvuga wakumva ko ibintu byari bimeze neza biciyemo. Noneho umwami yikebutse, arangije ngo yanzura kuba umukristo, aca iteka ararisinya ko batagomba kongera kwicwa. Noneho si ibyo gusa, arageze mu bakristo yigize nk'usenga, ngo azana igitekerezo kandi ukiroye inyuma wabona ni cyiza. Aravuga ati nk'umwami uyobora abami ukomeye, ufite ijambo, ufite influence, ufite imbaraga rukuruzi, nshaka ko n'abaturage nyobora nabo bayoboka ubukristo. Kugeza aho nyisobanura, urumva ko ibintu byari bimeze neza, ibintu byari bimeze neza, isi yose igiye gukizwa, habonetse umubwiriza ufite influence w'umwami agiye kuzana abantu benshi mu gakiza. Ariko hari harimo umugambi wa Satani. Twasomye ngo ni strategy nshya yashatse ngo arebe uko arashinga ibendera rye hagati mu itoro rya gikristo. Ku musozo Constantine yarakiriwe, abaturage be abayitangaza ko nabo bajya gusenga. None hareguka nyuma azanye ibyifuzo, aravuga ati rero mwa bantu mwe muyoboye itorero, uzwi uvugwa mu mateka wariho nk'umuyobozi n'uwo bita Sylvestre, muyoboye itorero, ariko aba baturage banjye bamenyere gusenga ibigirwamana, abaturage banjye bamenyereye guterekera, abaturage banjye bambara impigi, aba baturage banjye basenga izuba, abaturage banjye batazi Imana yo mu ijuru, kubazana mu itorero gutya gusa biri kubabangamira. Icyifuzo uwagira ngo haboneka ibigirwamana bitari ibiti n'inka n'amabuye, ahubwo ubwo dusenga Yesu, ubwo dusenga Imana, ubwo na nyina ari Mariya, uwagira ngo haboneke icya Yesu n'icya nyina, haboneka ibigirwamana. Intege nke zifata abakristo bari bamaze no kumenyera amahoro n'umutekano, inkota yunamutse. Isoni n'intege nke bifata abakristo bahangaga no kubabaza uwo mwami w'abami wabaye umukristo. Baremera ibigirwamana byitwa ibikrisitutse byinjizwa mu bisengere. Baba pagani babisengaga mu gipagani, babonye n'ubundi ari ibibazanyo, bumva ntacyo bahombye. N'abakristo bishuka ko ntacyo bahombye ubwo ari ibya Yesu, ngo kuko amashusho mu misengere yinjiye. Ariko ubwo Satani yaragize intsinzi ya mbere. Kabiri, basengaga izuba, God Sun, bararigeneye n'umunsi ariwo Sunny Day cyangwa se umunsi w'izuba, Sunday. Ni icyo bivuze ku banyumva umunsi w'izuba. Arangije avuga ati rero izuba ryo bararireka, basenga Imana yo mu ijuru. Ariko ni mworoshye namwe mugira ubwenge, reka basenga iyo Mana yo mu ijuru kuri wa munsi bamenyere gusengaho izuba. Niyo ntandaro yo guhindurwa ku isabato ikava ku munsi wa karindwi igashyirwa ku cyumweru, on Sunday, ku munsi w'izuba. Bari bamenyere guterekera ibigirwamana, abazimu. Wari n'umuco utaba mu Baroma gusa, wabaga no mu migabane minini yo ku isi ndetse na Afurika yacu ya gipagani. Uwawe upfuye ntumupfusha ubusa, aho ukajya ugira igihe uzajya umwiyambaza, bizera ko hari icyo babamarira, abasigaye imusozi ko hari icyo bamarira abapfuye, cyangwa se abapfuye ko hari icyo bamarira abasigaye imusozi. Muri Afurika yacu babinyuzaga mu migenzo yo guterekera. Noneho
arangije avuga ati aba bamenyereye ibyo, none rero ubwo babiretse ni mu bisimbuza ibindi, abo bakirito bacu bapfa bipfushwa ubusa. Niho hakomotse kwiyambaza abazimu, ariko bitwa irindi zina abatagatifu. Bana b'Imana, hinjira n'ibindi byinshi. Umubatizo wo kwibiza ushyirwa ku gahanga, yari imigenzi imenyerewe mu bapagani b'Abaroma, nuko n'impigi ziraza n'ibindi bisa nazo. Noneho kubera ko abapagani bari boroherejwe bakinjira mu misengere, abakristo nabo bakize inkoni no gutemwa no gutwikwa, bakumva ibyo nabyo byiswe ibikirisito, ngo bose baraje bahurira hamwe. Ubwo iryo tegeko ry'umwami rivana abari mu mavumo, abari muri gereza, abakubitwaga izubusa mu nzira, ribashyira hejuru, barakundwa barashimwa kuko basengana n'umwami, kandi itegeko ribarengera ryavuye ibwami. Uko Perugamo yabaye aharengeye ariko hatari byiza, nguko kwira itorero naryo ngo ryashyizwe hejuru ariko ishyano riguye. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ndasomamo ijambo à partir de ce moment les grands adversaires entrepris d'obtenir par la ruse ce qu'ils n'avaient pas pu s'assurer par les contraintes. Uhereye icyo gihe uyu mushukanyi ukomeye yashoye umushinga wo kwigarurira akoresheje uburyarya n'ubucakura abari baramunaniye kwigarurira akoresheje agahato n'akarengane. La persecution cessa, uherebwa akarengane karahagarara. Efi remplacé par la part dangereux de la prospérité des honneurs temporaires, abo gasimburwa n'ipfa n'inyota ipfuye yo gushaka icyubahiro no gukomera ko mu isi. Des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne. Abasenga ibigirwamana bemejwe gusenga Imana igice, gusenga kuza gusengera mu kwizera kwa gikristo ariko by'igice, tutarejeta certaines vérités essentielles. Ibyo bakabikora ariko hari ukundi kuri kw'ingenzi batitaho. Il prétendait accepter Jésus comme le fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection. Bigize nk'abemera Yesu ko ari umwana w'Imana, bakizera urupfu no kuzuka bye, mais n'avaient pas conscience de leur état de péché, ariko batibona nk'abanyabyaha, ni de leur besoin de repentance, kandi ntibibone nk'abakeneye kwihana. Pour faire quelques concessions, ijambo niryo nashatse mu ryumve, bitewe n'uko aba bapagani bari biteguye kugira ibyo bahara mu gipagani cyabo. Il proposait aux chrétiens d'en faire autant. Bagiriye inama abakristo nabo kugira ibyo bahara. Bwana mugira ibyo muhara, twe tuve hano mu gipagani tuze hano, namwe muviye mu gikirisito muze duhurire hagati. Mwibutsa abanyumva ko mujya mwumva ijambo rikunda gukoreshwa ngo abaheza nguni, cyangwa se ubuheza nguni, nubwo bamwe barigira mu bintu bibi, ariko rya jambo mu kwizera ryo ni ryiza. Nuvuga ngo niba kwizera ari urugendo ruhera kw'iyi nguni rukagera kuri iyi, uzaba wizera neza niba uhera hano nyine inguni ukayirangiza. Ariko abandi bo babagira inama ngo nibaze bagarukire hagati be guheza inguni, n'abasenga bagarukire hagati be guheza inguni, mbese ugira ibyo oroshya wijya ukabya, bahurira hagati. Ni inama bari bagiriwe n'abapagani, nuko de façon à se rencontrer sur les mêmes terrains. Ibyo babikorera kugira ngo bahurire hagati. L'Église kuri alors impérir à l'égard du cœur de la prison, la torture, le fait et le peu eussent été de bienfaits. Uhereye ubwo nibwo itorero ryari rigiye mu kaga, ako inkota, gutwikwa, kwicwa urubozo, nibura byari byiza ugereranije n'akaga itorero ryari rigize. Ntawe uri gupfa, ntawe uri gutemwa, ntawe uri guhigwa, ariko akaga itorero ryari riguyemo niko kabi. Gutwikwa no gutemwa nibyo byajyaga kuba byiza. Nuko certains chrétiens demeurèrent inébranlables, bamwe mu bakristo babintagondwa barabyanga, déclaraient que tout compromis leur était impossible, bavuga ko rwose kugambanira kwizera kwabo ari kidashoboka. Muzakomeza musome nguko uko byagenze. Uhereye uwo munsi niho habonetse ibyo mwumva bita Catholicus cyangwa se Universal Church, ngo itorero rihuje abantu, umugwagwa, unywa itabi, usenga ikigirwamana, ugira uterekera ubandwa, bose bagahurira hamwe, nta ubangamiwe icyo buri wese ashaka akakibona mu myizerere. Kandi mbabwire kwizera kukuri iteka ryose, hari ibyo kunyaga kamere ikabihomba,
hari umudendezo kunyaga umuntu wa kamere akawuhomba, ariko aho hari habonetse itorero rihuza abantu bose ntagire ubangamirwa, kandi ibyo ntibishoboka. Bana b'Imana, nguko uko Perugamu byagenze. Noneho reka duse n'abavuga icyo Bibiliya ivuga kuri iri torero, kandi ubwo turaba twerekera no ku musozo waryo. Tuvuga icyo Bibiliya ivuga n'icyo tubigiraho. Icyo Bibiliya ivuga ndabanza mbisome ndabisoma byose nsobanura iby'ingenzi birimo. Icyo Bibiliya ivuga ni iki gikurikira: Ibyahishuriwe 2 umurongo wa 12, wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamu uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati, nzahuba ko ari intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntibahakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nk'abo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanya abo mbatukura inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Nsomye byinshi, ariko ibyo dukeneye kubonera ubusobanuro si byose. Yesu wandikiye abo mu iri torero, niwe uvuze ko afite inkota ityaye amugi impande zombi. Efeso 6 uhereye 17, inkota ivuze ijambo ry'Imana, irakubwira nanjye rikambwira. Yesu aravuze ngo nzahuba ko ari intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ntibihakane kunyizera. Ba bandi bake batigeze bemera biriya binyoma bizanywe n'umwami n'abamwemereye bakamubererekera, nibo bari gushimwa. Nzahuba ko ari intebe y'ubwami bwa Satani iba. Kuba ari intebe y'ubwami bwa Satani si intebe nk'iyi wicayeho, ahubwo iteka ryose aho uzaba uri n'ibyo uzaba urimo, igihe uzabona Imana idahawe icyubahiro muri ibyo, uzamenye ko wahicaye ari Satani. Nicyo cyari kivuzwe ko bamaze kwinjira aho intebe y'ubwami bwa Satani iba, ukurikije biriya tumaze kuvuga byari byahabereye. Nibutsa biga Ibyahishuriwe 6, umwana w'intama yamenye ikimenyetso cya 3, ubwo ni Perugamu, ngo haza ifarashi y'umukara. Urukara ruvuza ibyaha, umukara uvuza ibyaha. Niyo mpamvu Laodikiya yabwirwaga kugura imyenda yera, kuko iyo umukara yari yisangamo ni ububi. Ngo noneho uyicayeho ngo yari afite urugero rw'indatira, ngo akagera avanywe ingano na sayiri bigugwa idenariyo, ngo amavuta na vino byo ntugire icyo bitwara. Ibyo bisobanuye mu ijambo rimwe ngo ingano na sayiri bivamo umutsima, ryo jambo ry'Imana rikomeza umutima umuntu akaba uw'Imana koko. Ryarabitswe, ryarahishwe, ndetse n'amategeko arashingwa abuza abantu gusoma Bibiliya. Uko Constantine yaratumye habaho ririya dini rihuje bose, Bibiliya abantu barayinyagwa, babuzwa kuyisoma, bategeka ko bazajya basomerwa, bakanabwirwa ko kizira. Nta wundi mugamba kugira ngo abantu batagira ubwenge bakamenya ibinyoma biri gukorwa. Noneho aba bake rero batabyemeye barabwiwe ngo ntiwihakanye kunyizera, bari kubishimirwa. No mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Mu mateka twababariye yabaye kera imbere y'ivuka rya Yesu. Wa Antipa, kuko ibi byabaye, biriya byabaye. Wa Antipa wiciwe mu mudugudu wa Perugamu, azize ko abujije bari Abakaludaya bari bahatuye gusenga ibigirwamana. Agereranya les antipape, cyangwa se abarwanya ubupapa, batemeye izo nyigisho z'ibinyoma zinjijwe mu misengere. Barishwe rero, ariko Yesu arababwiye ati ibyo nabyo ndabizi. Ikindi tutarabura kuvuga, aravuze bati hari ibyo nkugaya. Nuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nk'abasomyi ba Bibiliya,
igitekerezo cya Baramu muzakisomera, kambarangira ibice, muzagisome mu kubara 22, muzagisome mu kubara 31, muzagisome mu gutegeka kwa 23 ndetse no kubara 25. Ibyo bice byose bigiye bivuga igitekerezo cya Baramu na Baraki. Ariko namwe mubyumve, kuko aha ndashaka ko nkabiga ubuhanuzi muhumva. Aha ni muhumve kandi muhumve neza. Baraki na Baramu bo muri Bibiliya mbahaye amasomo nababayeho ahagana mu 1800 imbere y'ivuka rya Yesu. None aha tusomye Baraki na none na Baramu turi kubisoma muri za 500 inyuma y'ivuka rya Yesu. Ukibaza utese Baraki na Baramu bo mu 1800 imbere y'ivuka rya Yesu bahura bate na Baraki na Baramu wo muri 500 inyuma y'ivuka rya Yesu? Ubwo nkabiga ubuhanuzi aha muhashinga gati. Kambaye amateka ya Baramu wa kera w'imbere y'ivuka rya Yesu. Abisirayeli bataha, ubwo bavuye mu Egiputa basubiye iwabo i Kanani. Mu mateka maremare ntari buvuge, bagize umuhanuzi witwa Baramu wakorerwagamo n'Imana yo mu ijuru. Noneho uyu Baramu Abisirayeli bataha bari bahawe misiyo. Ibi mu byumve nk'abantu biga Bibiliya, mwibuke ko bajya mu Egiputa ari byo byitwa kujyayo. Igihe bagurishagayo Yosefu, inzara ikazabatera bakajya guhahayo, igihe kikagera bakimukirayo ngo kuko bagiyeyo. None igihe kigeze bagiye gucyurwa na Mose, nibyo byitwa kuvayo. Noneho kuva 12:41 herekana ko iyo mu Egiputa bamaze y'imyaka 430. Nawe yumve mu bwenge bwawe, iyo 430 bari mu Egiputa, ahari mu bwabi Kanani hari haratuwe n'andi moko. Ahari mu bwabo i Kanani hari haratuwe n'andi moko. Noneho batashye babwirwa aya magambo akurikira ari mu Barewi. Na magambo babwiwe ngo nibataha bazirukane bene igihugu baje gutura mu bwabo. Ni kubara 33 umurongo wa 50. Uwiteka abwira Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye ni Yeriko ati, bwira Abisirayeli uti, nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzirukane bene igihugu bose bari imbere yanyu, mutsembe ibibuye byabo byabajweho ibishushanyo, kandi mutsembe ibishushanyo byabo byayagijwe byose, musenye amasengero yabo yose yo mu mpinga z'imisozi, muhindure icyo gihugu mugituremo, kuko ari mwe ngihayeho gakondo. 5. Ariko nimutirukana bene igihugu bari imbere yanyu, aho muzasiga muri bo bazabamerera nk'ibibahanda amaso, nk'amahwa mu mbavu zanyu, bazababera ababisha mu gihugu mutuyemo, kandi ibyo nibwiraga ko nzagirira bo nzabigirira mwebwe. Aka kantu mukumve, kuvayo batashye basubiye iwabo, bagiye kujya iwabo ahatuwe n'andi moko, kuko bari bamaze imyaka 300 iyo mu ruhungu. Noneho muri misiyo bahawe barabwiwe ngo abo batuye mu kwanyu nta nubwo ari ukwirukana gusa, muzabasenye mu bice murimbure mu bamareho musubire mu kwanyu. Ubwo rero kubanyumva, Baramu yari umwe muri abo batashye, umuhanuzi w'Imana. Baraki ni umwe mu bami b'Imowabu bazirukanwa. Ako mukumve, Baramu ari mu bacyuye Abisirayeli, Baraki ari mu bazirukanwa bakava mu bwabo. None inkuru zaba zumvise, yumvise ibitangaza byabereye mu Egiputa, ibikeri, inda, muryamo, urubura, gupfa kw'abana b'imfura, amazi ahinduka amaraso, uko bambutse inyanja yigabanije, uko Farawo n'ingabo ze baguye mu nyanja. Barama byumvise ahinda umushyitsi. Baraki yumva ko ubwo bwoko buzamukumbanya, ko atazatera kabiri, cyane ko Farawo yahindishije amahanga umushyitsi yari ukomeye kuruta abandi bose bariho icyo gihe. Basabe abivuganye Farawo, nge nzatera kabiri. Uwo ni Baraki. Arangije avuga ati se aba nabagenzane. Amenye ko bafite umuhanuzi Baramu, atuma intumwa zimusanga iyo mu nkambi, amusezeranira ibiguzi ngo amuvumire Abisirayeli, kandi aribo abereye umuhanuzi akorerwamo n'ijuru. Baramu kubwo gukunda inyungu arabigerageza biramunanira. Arangira bimubwira ati byananiye. Ngira ngo abasomye Bibiliya hari abajyaga avuga ati nuko baturutse imbere y'ibaturuka iburyo, waturutse iburyo turuka ibumoso, bahera inyuma, byose biranga. Byanze kandi izo mbiya azishaka
nibwo yavuze ati kankugire inama. Imana yababujije kwivanga n'andi mahanga. Icyo ni kimwe, ku buryo bivanze umuvumo wayo wahita ubagwaho. Tegura ikirori kirimo kurya no kunywa no gusambana no gusenga ibigirwamana. Nanjye ndabashuka abasore babo baze mu icyo kirori, bazajya bazanywa basinde biyibagirwe basambane basenge n'ibigirwamana, umugisha mvajuru baveho. Niko byagenze. Abamo babo bagiraga indaya zikaze zirimo yitwa Kozibi. Noneho Abisirayeli barashukwa koko bagiye ngo bamwe bagiye banabigira ibikino, ariko bisanze banyoye basambanye. Imana irakajwe n'icyo gikorwa bakoze ku nama y'uwari umuhanuzi Balamu. Yabarimbuyemo abasirikare 24,000. Mu bakurambere n'abahanuzi haranditse ngo ingabo zitajyaga kurwa ku rugamba bahanganye mu masasu n'imyambi, ngo zaguye ku rugamba zizize igitsina gore. Iyo yari inama mbi yatanzwe n'Abaraki, ashyira igisitaza imbere y'Abisirayeli, barya intonorano barasambana. Intonorano ni inyama zaterekejwe ibishushanyo, basenga ibishushanyo barasambana, umugisha mvajuru bavaho. Imana irabatsemba ku buryo inkota y'Imana yunamutse ari uwitwa Fenihasi, ngo asanze umwisirayeli wahanga yazane n'indaya mu nkambi ya Isirayeli, ngo batera icumu arabahinguranya, ngo umutima w'Imana uraruhuka nibwo inkota yunamutse. Nguwo Balamu, nguwo Baraki babayeho kera. Noneho kuza ejo bundi muri 500 inyuma y'ivuka rya Yesu tukongera tukabonamo Balamu na Baraki. Balamu agereranya nde? Agereranya wari uyoboye itorero. Baraki agereranya nde? Agereranya Konstanti. Ubwoba bwa Baraki ko Abisirayeli bazamukumbanya akurikije imbaraga baziho, nibwo bwoba bwa Konstantine arebye abami bamubanjirije urupfu bapfuye. Ngira ngo nabababwiye amazina. Noneho ibiguzi Baraki yasezeraniye Balamu kugira ngo amuvumire bene wabo, nivyo biguzi Konstantine yahaye wari uyoboye itorero. Mu mateka mwe muzasoma ngo yageze yamuha inzu ya cyami Iratrani mu Butaliyani, ubwo yari yimukiye hari Constantinople ni Istanbul y'ubu hara muri Turukiya. Witwa kwa ari uw'Imana asigara namutegekeye n'ubutegetsi busanzwe. Byageze aho biba n'ingeso uyoboye idini akaba ari uyoboye n'ubutegetsi mu mikoranire y'uwo mwami n'abari bahagariye itorero ry'Imana. Noneho uko kumushukashuka no kumuryonga nibyo byatumye adahagarara bwuma ngo ashikame. Buriya abarundi baciye umugani ngo akanywa kari mwindya ntikavuga. Ntiyashikama ku byo yizera, arangije arabererekera ibishushanyo biraza, arabererekera gusenga abazimu, arabererekera isabato ivaho hajyaho icyumweru. Uko niko bivuze ngo yemeye ko igisitaza gishyirwa imbere y'Abisirayeli. Nguwo Balamu rero, nguwo Baraki. Noneho intonorano nazibabwiye ni inyama zaterekejwe ibishushanyo. Abanekoreti bavuzwe muri kiriya gice ntabwo ari babandi twavuze muri Efeso gusa, bakomotse kuri Nikolawo wari umudiyakoni wayobye akagwa, ahubwo aho bavuze abanyabinyoma bose kiriya gihe bari batangiye kugwira. Umurongo wa 16 nuko wihane, ko nutihana nzaza huri vuba ndwanyabo mbati kuri inkota yo mu kanwa kanjye. Hari hahano ubugorozi. Muzabona neza ku murongo wa 21 twageze muri Tuwatira aho bavuze ngo namuhaye uburyo bwo kwihana, ngo yanga kwihana ubusamanye bwe. Nuko ubwo rero hari hano ubugorozi, inkota n'ijambo ry'Imana ryagombaga kuza ibi binyoma byari bimaze kwimikwa rikabikuraho. Bwari bukeye haraza ubugorozi. Rero ngira ngo Perugamu twayisoreza ahangaha. Noneho icyo tuyigiraho turasabwa kuba maso kugira ngo kwizera kwacu kutavangirwa. Buriya amahoro bahawe yabakozeho. Nababwiye kare muri Simuruna ko akarengane kajya gatuma iby'umwuka biba byiza mu bantu. Ibyago n'ingorane bijye bituma abantu basabana n'Imana, ariko amahoro arayinyaga. N'ibindi bihe tuzabona muzajya mubonaho ab'Imana bagwiriye ni mu mahoro. Naho mu bihe bibi babaga bafitanye isano ishyitse n'Imana yo mu ijuru. Ikindi twiga kuri iri torero nuko abantu bagomba kuba intwari, bakarengera ibyo kwizera ku gitambo icyo ari cyo cyose. Kuba maso, kurengera ibyo kwizera, kudatwagwa ingamiro n'amahoro umuntu yabonye
ahubwo ugakomeza ukamenya kuri ku rugamba rw'iby'umwuka Satani adakura mu ruge, nawe ugomba guhangana nawe wejeje, ugahangana nawe warumbije, ugahangana nawe warwaje, ugahangana nawe wapfushije, ugahangana nawe wazamuwe mu ndera, ugahangana nawe wanzwe, ugahangana nawe wakunzwe. Ibyo byose haba harimo ibyaha, utabaye maso wagwa. Ngaho mu nkundire itorero rya Perugamo turisoreza aha. Umugambi no kugira ngo tumenye ubuhanuzi, twiga amateka y'abatubanjirije, bizadufasha kujya tugira ibyo twungukiraho muri iki gihe cya none. Nongere ko hari n'abandi bano mu myizerere itandukanye batazi ibintu byaje bizananye. Ntabwo azi uko isabato yahindutse akajyaho icyumweru, ntabwo azi impamvu abantu basenga ibishushanyo, ntabwo azi impamvu abantu biyambaza bapfuye kandi batavuga. Mubwiriza 9:5 cyangwa se 9:10, aho hose aravuze ngo abazima bazi ko bazapfa, bapfuye ntacyo bazi kuko ntibakibukwa, nta n'ingorano bakizeye. Umurimo wawe use werekeje amaboko, ukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo, nta migambi, nta no kumenya. Yesaya 8:19 haranditse ngo mbese iby'abazima bari imusozi byabazwa bapfuye. Hari ababa batazi iyo byaje biturutse, bakabibona biri mu isi gusa. Niyo mpamvu twiga ubuhanuzi buvangwa n'amateka, kugira ngo abantu bahagarare bizeye ibyo bazi. Ngaho mwese mwakurikiye, Imana nibampera umugisha, dukomeze kumenya ubuhanuzi bujijura ubwenge, twizere ibyo tuzi, tuzabe mu bwami bw'Imana. Ndabibifurije mu izina rya Yesu. Amen.